Yes, akazi kuri mwese kabonetse kabisa mpfa kuba uri umunyarwanda uri mu wa kane, mu wa gatanu ndetse no mu wa gatandatu. REB yatanze amahirwe yo kuzajya kwigisha abana mu biruhuko, ibi bizwi nka remidiyo, aho bari kwigisha b'abana batabashije kugira icya kabiri cyangwa se amanota ashobora kubimura mu mwaka ukurikiyeho. Tugiye kubirebera hamwe rero, tugiye kubirebera hamwe uburyo bikorwa, inzira bacamo, nawe ubashe kwiyapurayingira akazi ubundi ujye gukora kabisa ubone agafaranga. Ndabizi ko abenshi muri abashomeri muri iki biruhuko rero waba wagafashe. Link yacu rero ngiyi yamaze gufunguka, UC for Children Supporting Holiday Remedial Learning kabisa, ngira ngo muri kubibona neza. Urahitamo email yawe, ngenda akoresha uyu nguyu ngiye gukoresha ni iyi ngiyi, murabibona. Ubundi nze muvivurire kabisa, ubundi nkande kuri next ntegereze ibyo ari byo. Ngibyo rero, ngibyo urabanza kwandika izina ryawe, first name ndetse na last name, uryandike neza kabisa witonze. Mbibutsa ko nta mpamvu yo kugira igihunga, ubikore witonze kuko iyo wamaze gusabumitinga ntibibasha gukunda, kandi aka ni akazi kafasha umushomeri uwo ari we wese. Nyuma yo kwandika izina rero kabisa, urabibona turakurikizaho itariki y'amavuko cyangwa se date of birth. Urascrollinga paka ugeze mu mwaka wawe wavukiyemo neza rwose, ubundi uwuterekemo, yaba ari bibiri, yaba ari bibiri kabiri, yaba ari ryari. Ngiyo ndi gukorera, katurebe gushaka 2009, urabona tugeze 2018, gutyo gutyo paka ugeze ku mwaka ushaka kwa purayingira cyangwa se nako wavukiyeho. Ntabwo upfa kuzamo ibintu ubonye, ushyiramo igihe wavukiye cya nyacyo kiriyo, ubundi kabisa nawe ukajya kuryoha wigisha abana neza cyane. Ngiyo 2008 nashakaga, ngiyi ku itariki 24 z'ukwa munani kabisa. Ubundi ugahita ukora kuri seti, ukabisetinga neza cyane, ukora kuri seti. Ubundi nyine urabona ko byahise bijyamo 2008 September 24. Ugahitamo igitsina cyawe, nimba uri umugore, nimba uri umugabo, nabyo ugashyiramo ngibyo mwabibonye. Nimero za telefone rero, nimero za telefone wabonekaho nizo uhita uterekamo neza cyane rwose. Murabona njye namaze kuzishyiramo. Ugashyiramo email address yawe nimba ihari, iyo idahari urikomereza, ariko njye kubera ihari ndahita nyiterekamo, ukayandika neza witonze ku buryo bokowe, kuko nyine email impamvu ari ingenzi, niho barakoherereza dokima yawe yemeza ko wamaze kubisoza neza cyane rwose kabisa. Ubundi ukore next nk'ibisanzwe, nyine ujye ku kindi cyiciro gikurikiyeho winyarukira. Icyiciro gikurikiyeho rero ngo name of your school, example Nyamata. Burahitamo ikigo wizeho cyangwa se ikigo wigaho nimba ukiga. Ikigo wizeho nimba ukiga urashyiraho icyo wiga, and then aya ni amahirwe. Mwibutsa kubanza gukora subscribe, ariko umuntu utarakora subscribe ngo ushyireho like, ushyireho comment nimba byagucanze nkufashe, ubwo ubaho koko. Link ndayibakubitira muri description nimba muyishaka kabisa, ndayibashyira muri description ku buryo buri wese arajya abyikorera. Ngo Youth for Children Supporting Holiday Remedial, ngiyo kabisa. Tugendana akantu ku kandi, ntihagire akantu na gato kagucika. Urabona ko network ngewe ziba zabaye insazi. Noneho uhita ushyiraho ikigo, nimba ari GS Rwebare, nimba ari GS Gishoro, GS hehe. Uyu we yize Bufunda ni GS Bufunda.
ndahita nterekamo kabisa GS Bufundu, ukabyandika neza ku buryo ikigo bagishyira muri sisitemu bakakibona. Tugeze mu byo guhitamo akarere uherereyemo. Uyu kubera ari yaba Nyagatare, yaba Nyamasheke, yaba Nyanza, yaba hehe, uyu ni Nyagatare ngibyo. Noneho ahantu wize murabona ko na senior 4 bikunda, yaba na senior 4 titise umwaka wa mbere, titise umwaka wa kabiri. Noneho ngo what is your total scored or total marks found in academic year, wabonye amanota angahe muri uwo mwaka usoza. Uyu ni 63, yaba senkani uterekaho ikibi ni munsi ya 50. Availability and interest, district where you will be staying during holiday, akarere uzaba urimo muri ibi bihe by'ibiruhuko naka uhitamo ko uzaba urimo. Waba waragiye Kigali wari uwa Nyagatare ntariba, ariko yazaba ari Nyagatare. Waba uri Nyanza ariko mu rugo ari Burera, uhita ushyiramo ahantu uzaba uri wifuriza gufashiriza, ndetse ugahita uhitamo n'umurenge wumva uzaba uherereyemo, nimba ari Bushoke, nimba ari Gasange, nimba ari Gatore, nimba ari Gitoke, nimba ari hehe. Ubundi ushakamo umurenge wawe, nta murenge uba utarimo imirenge uko ari 416 yose baba bayiguterekeyemo, ubundi ugahitamo uwawe kabisa. Njye ni Mukama ngiyo rero namaze kuyibona ndayitikingaho. Sir, will you be staying during holiday, akagari uzaba urimo nako uhita ukandika neza cyane, ukanda urabona ko bidasaba, ntabwo ari ibintu birenze kabisa, ni utuntu twawe ukora wipoweye. Mwibutsa kureba munsi nimba wamaze gukora subscribe, nyaboneka ukayikora ubundi tugakomezanya. Village where you will you be staying, akagari village ni umudugudu uzaba uherereyemo muri ibyo biruhuko. Are you available to supporting primary runners nearby your school during holiday? Ese waba uri ready cyangwa se uhari mu gufasha abantu? Hita ushyiraho yes, kuko ni nacyo cyatumye ufungura iyi linki. Have you ever participated in tutorial or helping young student? Waba warigeze ubona ahantu ufasha cyangwa se wigisha abana cyangwa se ukurikirana abana, mbega mu kubafasha ibyo ari byo byose, waba warabigishijeho coach, waba waragize ute, uhita ushyiraho yes cyangwa se no nimba naho wigeze ubikora. Noneho ngo why are you interested in joining this remedial learning supporting program? Aha ni impamvu wabaye interest cyangwa se wumvishe wakaprayinga nawe cyangwa se wakoreza dokima zawe mu kujya gufasha abana ba remedial. Nuhita wandika mu magambo make, dore mwana handitse I would like to teach and support student, that's why I'm interested. Ni muri make nishimira kwigisha kandi ndi na jobless. Mbega amagambo yose wakandika yose hano gararya, nta bintu birenze. At which level do you feel most confident proving support? Choose one. Uhitamo ese washaka kwigisha rwa primary upper, ugahitamo Ikinyarwanda, amasomo noneho wumva wakigisha muri ibyo byiciro wahisemo, yaba Ikinyarwanda, yaba science, yaba ikindagi, ndabona byose muri kubibona. Ugahitamo nimba ari primaire wumva washobora, nimba ari segonderi ukayishyiramo. Prefer primary school, ugahita wandika n'ikigo wumva wazajya kwigishirizaho. Tukagera aho guhitamo umurenge wumva icyo kigo giherereyemo ushaka kujya wigishirizaho, ukawuhitamo kabisa nta bwoba. Akarere utu ni uturere, uhitamo uturere. Akarere twawe harimo za Kirehe, zahe, ni akarere waboramo. Sector, umurenge naho niwo tugezeho, katurebe umurenge nawo ukawuhitamo witonze rwose kabisa, nta gihunga, uri confidence ko nawe ugiye kurya ku mafaranga
y'agashahara ka leta nubwo nawe ukiri umunyeshuri cyangwa se wanasoje. And then finally ugasabumitinga bora zawe ubundi tugahita tujya gucekinga nimba ese ibintu twohereje byakunze. Ubundi tukajya gucekinga neza kabisa tureba kuri email yacu nimba ibintu byacu byamaze kugera. Iyo bigera nawe uzahite ujya kurebaho, dore ni ukuza ukajya kuri email yawe ubundi ugakoraho ukareba muri email zawe bora yawe nimba yahageze. Mwibutsa kuduha comment, likes and subscribe. Dore ngiyi email ya mbere ibanza ngo Youth Children for Supporting Remedial Learners Program. Ngibyo rero murabibona ko byamaze gukunda koherezwa. Ciao ciao. Imana ibaha umugisha, inabanje imbere neza cyane kabisa. Ngibyo murabibona rero byamaze kugerayo. Was recorded when he submitted this form, full name, date of birth, ngibyo byose, igitsina, namba ya telefoni iri kuri WhatsApp ari byiza, education information, ngibyo byose murabona ko umuntu wasinyiye ko nta kibazo kose urajya kwigisha nawe ukarya ku gashahara ka leta. Nshimira rero mwese tunabanye, mwakoze cyane kabisa, muri abantu